Ya mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Nyota TV karindwi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane by'ibyamamare, ariko uyu munsi tugiye kubazanira umusore ufite impano zigiye zitandukanye. Ndagira ngo nawe nubwo umeze nabi muri iki cyumweru ariko wihangane, Imana izi byose. Reka twegere uyu musore twumve uburyo ki impano ze zimezemo, twumve uburyo ki yatangiyemo. Twagiye, reka tumubereke neza. Dore nguyu amakuru yawe musore wanjye, umeze neza? Umeze neza, nduruti ndakomeye, ndi igisoryo, mbega ndi igisore, urabona kumpika I'm so fresh. Ucyumva niyo cyumva Nyota TV karindwi, ese waba yarayumvisha ute? Nkuko twagiye tubikubaza, ucyumva Nyota TV karindwi watangiye yumva gute? Ni gute uyumvamo? Tubwire. Ariko buriya ikintu kijya gutangira gifite impamvu. Hari ikintu njya nibaza, iyo umuntu afashe nka TV akayita Nyota, njye ndumva Nyota bikomoka ku jambo inyota. Rero abantu bayise Nyota bari bakanyota, nyine bakunda ibintu by'iminywere. Mbese waketse yuko bazajya bacishaho ibintu by'iminywere? Ubwo muri make nibyo, gusa ubwo natunguwe no kubona bari gucishaho ibintu bitandukanye n'iby'iminywere, kandi yitwa Nyota TV. Ibaze nawe none yitwa Nyota TV ariko bari gucishaho ibintu bitandukanye na Nyota. Nyota sinzi ni ikinyarwanda ariko nyine Nyota urumva ni ibintu by'iminywere nyine. Ubwo ubonye umunyamakuru wa Nyota TV aje, ukeka yuko azanye nk'ibintu by'iminywere, amayoga, ibintu nk'ibyo. Ahubwo narebye ku ruhande mudebe ko ari buze kuzamura akantu k'agakesi nyuma y'ikiganiro tukaza kwimenamo akantu, cyangwa se tugakora ikiganiro turi kwimenamo akantu. Bakunzi ba Nyota TV, ntabwo Nyota TV ari televiziyo y'iminywere nk'uko uyu nguyu Kuradusenge Jean Pierre abivuze, ahubwo ni televiziyo yitwa Inyenyeri mu Giswahili, mu Kinyarwanda nyine ni Inyenyeri ariko mu Giswahili ni Nyota TV karindwi. Kuradusenge Jean Pierre, tukubonye uri umusore utembera mu mujyi wa Kigali, turavuga ati reka tukubaze tubashe kumva yuko twari twashakisha amakuru twumva ngo uri umusizi. Tangira wibwira abakunzi bawe. Mu Kinyarwanda hari uburyo twivuga nk'abasizi, hari n'uburyo twivuga mu buryo busanzwe n'ibisanzwe n'ibabwenge. Iyo microphone iragufasha kuzamura ijwi. Ariko nk'umusizi nitwa ndi icyatwe cyambara nta murwana, bintere nta munyamuntu amarwa hagati, munzwe wazigase n'ibisaso bya rutura cyangwa mine ndudo umwana ndura mu ntore y'inone rwanyega mukamusari yandaze. Ubwo igicumbi cy'umuco gubicara mu cyuto ntigicoba cy'amata kizabe cy'amazi, nduri n'umuzamarwa nk'ibintu nk'ibyo, nibura ndumuzi mu majyana gusa karuta byose ni imfura. Rero ndi imfura, tumuhunga Imana yagabiye ikanzu kabisa, ndi imfura y'u Rwanda buri wese yahasa buri kimwe, ariko by'umwihariko kugendanye n'umuco. Guma uri imfura. Kuradusenge Jean Pierre, reka dukomeze tukubaze ugenda dusubiza. Ese ninde wakwensipiye kugira ngo ube wajya mu bisigo? Ese ni ibintu byaje gutyo, byaje gute? Tangira ubwira abakunzi ba Nyota TV karindwi. Murakoze, ndabashimiye cyane. Gusa uko biri kose nta nduru ivugira ubusa, murabizi mu Kinyarwanda cyane cyo, ariko nta muntu utagira rurubuto mu buzima bwanjye. Ikimara kumenya umuntu ufite Rumaga, nari ngabwe ndi umusizi, ariko byahise bizamuka kurushaho. Uko yakoraga niko nanjye nakoraga. Uriya ni umuhanzi mfana cyane ku rwego rwo hejuru, niwe muntu wagerageje kumfasha kuzamuka. Rero inspiration nyinshi cyane nazikura kuri Rumaga. Inspiration nyinshi uzikura kuri Rumaga. Ese watangiye igihe ki? Watangiye muhe mwaka? Urifuza yuko ibisigo byawe byabasha kugera hehe? By'umwihariko ubusizi bwanjye n'ubw'igihe kirekire, natangiye niga mu wa mbere segonderi, ndabikora mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, ariko by'umwihariko nagerageje kubikomeza bigira imbaraga. Niga mu mwaka wa kane ariho nakoraga igisigo, nakoraga umubyeyi, umwarimu wabonye pansiyo agiye, mbega mbona ni byiza cyane, mpitamo kubikomeza cyane, numva ashaka kubizamura bikagera ku rwego rwo hejuru, bikava ku rwego aka kanya ndiho bikaba international nk'abandi basizi, by'umwihariko Rumaga. Ndumva ufite icyifuzo cyiza, ariko hari akantu k'amayobera nshaka kukubaza. Uvuga ibisigo byawe mu Kinyarwanda, ese urumva yuko ibisigo byawe byaba international mu buhe buryo? Kandi akenshi umuco nyarwanda nyine tuba dushaka no kwamamaza ukagera kure. Icyo ni igisubizo, ahubwo kuvuga ngo ni ikibazo cyoroshye cyane nako byaba international muri ubu buryo. Urabona mu Banyarwanda hari Abanyarwanda b'abahanzi b'aba diaspora, hari abanyamahanga baba mu Rwanda. Buriya bano banyamahanga iyo baje mu Rwanda tugerageza kubasobanurira bimwe ku bigendanye n'umuco
rwacu ariko tukabishyira mu rurimi rwabo. Icyo gihe rero kuba international ni uko babyumva mu rurimi rwacu, bakumva ubwiza bwabyo n'ubugeni burimo, badusobanuza tukagerageza kubatranslatingira mu rurimi rwabo. Rero bikora international mu buryo ariko barabigabagiraho b'abahanzi. Okay, birumvikana kugira ngo ujye gutekereza icyo gitekerezo hari ukuntu byaba byaragenze. Ushobora nko kuba watunyuramo nk'agasigo gatoya kaba mu ndimi z'amahanga nimba koko waba ugafite. Hari igisigo nakoze bita Silent Enemy, ni igisigo cyiza cyane kirimo amagambo y'ubwenge, kiraryoshye ku rwego rwo hejuru. Icyo gisigo amwe mu mabango akigize ntabwo nakivuga cyose, ariko tumwe mu tuntu turimo kiragira kiti There was a believing by the way, but I don't care about them. Follow me, it's okay. As there is a Singapore, all on a seat belt. My friends girl away, search more about me. Investigation be endless because you are careless. My ways are greened, you gotta school defined. In the middle days, handsome the humble ways. Rero ni igisigo nakoze gifite amarangamutima menshi bitewe na situation nari ndimo muri icyo gihe. Naragikoze ndavuga nkita Silent Enemy cyangwa se umwanzi ucecetse. Wakoze cyane kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nitwongera kugukenera tuzagutumira. Ese ni nk'igiki ushobora kubwira abakunzi bawe bashobora kuzagukurikirana, dore ko nawe mu minsi iri imbere uri gushinga YouTube channel? Abanyarwandakazi mukurikira ino Nyota TV, njyewe hari projet yo kupanga gukora ibisigo byinshi, hari projet yo kupanga gukora inkuru zigiye zitandukanye, ibintu bizaryohera abanyarwanda, by'umwihariko umunsi nzabitangira muzabimenya kandi ntabwo muzigera mubibura. Rero ni ibintu ndi gutegura cyane kandi byiza, ni ibintu by'umuco, ariko mu gihe kitari gito cyane nzababwira, muzabibona kandi bizaba ari ibintu byiza cyane kandi biryoshye. Ndabizi neza ko muzabikunda, ntabwo bizabura. Yewe umukobwa uri abashira agahinda bwo guhaza ahazaza heza zingira cy'ubuhanzi, umutima mwiza ugira urukundo, reka gimanze kuri umutuzo, wiryamire mu gituza cyo kubanza mutabazi, bwiza bwanjye bwose bwangishira amazina y'ubuzi, izingiro ry'ubutunzi. Mu magambo make cyane kambanze nshimire abanyarwanda bakurikirana ino channel, bagerageza kuba bakora subscribe, n'abatarikoze bajye bayikora kugira ngo bateze imbere abanyamakuru, natwe bajye baduteza imbere nk'abantu b'abahanzi. Ariko ntabwo nabura kugira ikintu nababwira, by'umwihariko urubyiruko, abantu bafite impano, mujye mwitinyuka, ibintu byanyu mubikore, mubishyire ku karubanda, abantu babibone, n'abantu bafite amafaranga babateza imbere. By'umwihariko nkanjye ntabwo mfite ubushobozi buhagije bwo kwiteza imbere, ariko hari nk'umuntu ufite ububasha n'ubushobozi ashobora kuba yantera inkunga akamfasha. By'umwihariko ibikorwa kuba ntari nabikora ni uko nta mafaranga mfite, ariko by the way ndimo ndagerageza kugira icyo nshaka. Rero icyo nabashishikariza ni ukuba muri attentive, kandi by'umwihariko urubyiruko mugakora cyane. Ndabizi neza iyo udacitse intege amahirwe araza ukayabona.